Ibihe byiza rero turabasuje inshuti za Ngabo Empire, nizere yuko aho muri mumeze neza cyane. Imana y'amahoro, Imana yo mu gihugu cy'abera, Imana ituye aheza hirengeye ibarinze, mumeze neza cyane. Wowe rero wakoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, noneho ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ni ukuvuga ngo duterekeho ikiganiro gihite kikugeraho. Nizere yuko rero aho uherereye umeze neza. Niba ubona ibintu bitameze neza, ndagira ngo nkubwire ngo ihangane, sibyo? Ihangane, ejo cyangwa se ejo bundi ibintu bizagenda neza cyane, bisubire ku murongo, nawe ushime Imana. Kandi nawe niba ubona bimeze neza, nyabuna jya ugerageza ushime Imana kugira ngo ibintu bikomeze bigende oke. Rero ngiye kubagezaho ikiganiro. Niba uzi ko urangwa n'ibi bintu bikurikira: gukira kwawe cyangwa se gutera imbere, nyabuna menya ko ari ntaku, kugira ngo ugire icyo ugeraho bizagorana, uzahora uri mu buzima bubi, uzahora utekereza yuko wafashwa cyangwa se wagira icyo uhabwa kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ibi bintu ni ibintu bitanu ntakuka. Niba uzi yuko ibi bintu bikuranga, nyabuna menya ngo gutera imbere kwawe biragoye. Nta kintu wakwigezaho, nta n'icyo wafata. Ngaho rero kanda subscribe kugira ngo tujyane, kubera yuko ibintu tubagezaho biba ari ibintu by'umumaro, kubera ko Ngabo Empire ni YouTube channel ihindura ubuzima bwawe. Niba bwari bumeze nabi bukamera neza, niba bwari bumeze neza bukamera neza cyane kurushaho. Icyo nicyo tucyumvikanaho. Niba bwari bumeze nabi bukamera neza, niba bwari bumeze neza bukamera neza cyane kurushaho, sibyo? Niyo mpamvu rero tubingingira gukora subscribe, sibyo, kuri YouTube channel Ngabo Empire. Noneho ikindi, niba wifuza ubufasha, ko hari icyo twagufasha, ukeneye umuti, ushaka kutugisha inama, cyangwa se hari icyo ushaka ko twakugiraho inama, sibyo, hari icyo ushaka ko tugufasha, tugusobanurira, duhamagare kuri nimero yacu 0788474051. Niyo nimero iri kuri logo yacu, urayibona kuri profile picture, niyo foto ihari irimo nimero. Nyabuna mujye mugerageza gukanguka murebe, kubera yuko muri iki gihe turimo, isi ya none cyangwa se u Rwanda turimo, gutera imbere ni amakuru. Ni amakuru, kandi ukagerageza gukurikiza ibyo wabwiwe, sibyo? Ibyo wabwiwe. Ni ukuvuga ngo dore ikintu cya mbere gituma umuntu adatera imbere. Niba uzi ko wumva yuko abantu bagakwiye kuba bagufasha, ukumva yuko ngo weho wabaho ngo abantu bagufashe, ufite bene wanyu bashoboye babakire, cyangwa se n'abandi uziranye nabo, weho ukumva yuko abantu bagomba kubaho bagufasha, ngo niba batanagufasha ngo barakwanze, ngo baguteye umugongo, ukumva ni ikibazo byacitse, ukabihindura ibintu birebire, ikaba big deal. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi karagiteri ya mbere yo yonyine ntiyatumukira, kuko icya mbere ubaho uvuga ngo njyewe nkeneye gufashwa, runaka azamfashe. Noneho mu gihe wagafashe igihe cyo kujya gushakisha ngo ugire icyo ugeraho,
weho ukumva yuko ukwiye gufashwa, ngo niba abantu batagufasha ngo ubwo barakwanze, ngo bagukuyeho amaboko, ngo baguteye umugongo. Ndagira ngo ubwire ngo iyi karagiteri yo yonyine ntabwo yatumukira. Reka twigendere tujye kuri karagiteri yindi ya kabiri. Sibyo? Niba ubona amafaranga warangiza ugatekereza ko ejo bundi hari andi uzabona, noneho weho warangiza ya mafaranga ubonye ukayikoreshereza ibyo ubonye ngo n'ubundi ejo nzabona amafaranga. Ushobora kuba ufite wenda tuvuge n'urugero, wenda moto ukora ibyo biraka bya buri munsi, cyangwa se ukora kandi kazi kaguha amafaranga ya buri munsi, cyangwa se uri umunyonzi, cyangwa se uri umuhinzi, cyangwa se icyo waba ukora cyose. Warangiza ukabona amafaranga ubonye ukavuga uti ejo nzabona andi cyangwa se ejo bundi, warangiza ukayakoresha uko ubyumva, ibyo utapangiye, mbese ukayasesagura. Nyabuna ujye uramenya ngo ejo sahawe, uyu munsi uriho ni wo wawe. Ese kuki utekereza yuko ubonye amafaranga n'ejo ko uzayabona? Wenda yufashe niyo yaba ari ayanyuma wari ubonye, ahubwo yabyaje umusaruro yakugeza ku yandi wabona ejo. Jya utekereza utyo, nibwo uzatera imbere, noneho ukarenga urugero wari uriho ugafata urundi rugero. Sibyo? Ukava kuri esikariye wari uriho ukayirenga ukagera ku yindi esikariye. Sibyo? Noneho iyo ya karagiteri mbi ya kabiri itatuma urenga urugero uriho ngo ufate urundi rugero, itatuma uronka amafaranga ngo ukire. Karagiteri ya gatatu, niba utekereza ukavuga ngo ntabwo abantu mwese mwakira, ntabwo abantu mwese ngo mwakira, ngo hagomba kubaho n'abakene. Kuki weho wumva ko waba muri abo bakene utabavamo ngo ujye muri ba bakire? Iyo karagiteri abantu benshi barayigira. Niba uzi yuko utatekereza ngo uve muri ba bakene ujye mu bakire, ahubwo weho ugahora uri gutekereza ngo ntabwo abantu bose bakira, ngo hagomba kubaho n'abakene, kandi uri muri abo bakene. Kuki iyo myumvire uyigira? Kuki utava muri abo bakene ngo nawe ujye mu bakire? Icyo ngicyo cyo, iyo nayo ubwayo ni indi ngingo iguheza mu bukene, ugakomeza ukibera hahandi hasi. Tekereza ko wava mu bukene nawe ukaba umwe mu bakire. Ntabwo umukire yavutse ukwe ngo anyuriye nzira wewe ute kunyuraho abandi banyuze. Nawe ubwawe waba umukire nk'abandi, ariko ubigizemo uruhare. Iyo ni karagiteri ya gatatu nakwerekaga, ikubwira ngo niba ari uko umeze, ntabwo wava ku rugero rumwe ngo ujye ku rundi. Indi karagiteri mbi ya kane, yo abenshi ntibarayumva kubera yuko isaba ubusesenguzi bwimbitse, ubusesenguzi bugaragara. Ni ukuvuga ngo iyi karagiteri, niba wumva yuko ngo abantu batagusura cyangwa se bataguhamagara ngo barakwanga,
kandi abo bantu nta kintu mupfa, ariko ngo niba batagusura cyangwa se bataguhamagara ngo barakwanga, reka nkubwire ngo nitandukanyije nawe kubera iyihe mpamvu. Ntabwo abantu bameze gutyo bose bakwanga. Niba hari uwo mufitanye ikibazo akaba atagusura cyangwa se ataguhamagara, uwo just arakwanga. Ariko niba uzi yuko udafitanye n'umuntu ikibazo ukabona ameze gutyo, tekereza ngo uyu muntu ahugiye mu gushakisha, ahugiye mu guhiga imibereho. Noneho nurangiza utekereze weho ngo kuki njyewe mpugutse bituma abantu babona ko nabona umwanya wo kubahamagara no kubasura. Niba uzi ko uhugutse, just menya ngo uri muteranyuma, ntabwo wakira. Ariko niba uzi ko nta mwanya ufite nawe ubwawe, uhuze, wabuze umwanya wo kuvugisha abantu, wabuze umwanya wo gusura abantu, wabuze umwanya, uhora uhugiye mu byawe, umenye ngo uri mu iterambere, uzarenga icyo kigero urimo ufate ikindi kigero, sibyo? Ariko niba uzi yuko ubona umwanya wo kwirukanka muri wo guhamagara no gusura, ujye uramenya ngo uri muteranyuma. Iyo yari karagiteri ya 4. Karagiteri ya 5 igiye kumera nk'iyo. Niba uzi ko wicara ukumva ushaka kugendagenda uri gusura abantu, ukava hamwe ubasuye, warangiza mu gitondo ugahita ufata ukajya ahandi, kwirirwa wumva ufite iyo neza yo kugendagenda uva hamwe ujya ahandi, nyabuna ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni karagiteri mbi itera ubukene, kandi abo wagiyemo bo ntabwo baza ngo bakwishure iyo neza. Oya, jya umenya ngo rero iyo ni karagiteri itera ubukene, itatuma uva hamwe ngo ujye ahandi, uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Izi karagiteri zirinde, izindi tuzagenda tubagezaho nuzikurikiza zizagenda zigufasha ubone yuko gutera imbere bishoboka, kandi ko hari aho byakuvana naho byakugeza. Ni Ngabo Empire rero, amahoro y'Imana abane namwe. Wibuke gukora share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ukore subscribe kuko birakenewe, tujye dukora ikiganiro gihite kikugeraho. Ibiganiro byacu bibagira inama, ibiganiro byacu bihindura ubuzima bugahinduka, bukava ku rwego bwari buriho bukajya ku rundi rwego, ku yindi stage, ku yindi esikariye, sibyo? Tukakugira inama. Nurangiza ukundisha ibiganiro byacu abandi kugira ngo nabo bakore subscribe bijye bibageraho. Murakoze.